Satani ajya atera abantu b'Imana, akabatera kwiheba, akabatera kwiganyira, ukabona ko ibintu byose byapfuye mu buzima, ukabona ko byanze, ukabona ko nta nzira. Ariko icyo navuga cyo, ntabwo mvuga byinshi, duhanga amaso ku Uwiteka. Mu by'ukuri ifi ebyiri n'imigati 5 ni ibintu bike pe, ariko kuko Kristo yari azi ibanga ryo kugira ngo muri bike bivemo byinshi. Yesu yarararamye ashimira Data, ashimira Imana, maze Imana nayo irabitubura biba byinshi. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Turashimira Imana yuko Imana ari nziza, yuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Turashimira Imana yuko Imana yaturinze mu cyumweru gishize. Imana yaraturinze, yabanye natwe, yatanze ingabo nyinshi ziva ku bwacu. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe dusanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha nka famiye yacu. Twatangira amateraniro yacu dusenga Imana kugira ngo nabe ari twebwe izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Turagushima Imana, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza kandi kuri Imana ishobora byose. Tugushima umwanya mwiza duhaye kuganira ku byawe. Reka Umwuka Wera tuyobore, kandi ari twe n'abadukurikiye dusangire ijambo ryawe. Umwuka Wera atwigishe, atwereke icyo dukwiye gukuramo. Mana naba ari twe, utubonereze kugira ngo dusangire ijambo ryawe, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Nk'uko bisanzwe turashaka gukoresha iminota mikeya kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana tutarambiranye. Twasaba Sheri akatugezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo 14 duhere ku murongo wa 19. Ariko reka duhere ku 17. Aravuga ngo baramusubiza bati, ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'ifi 2. Arararama areba mu ijuru, arabishimira. Manyagura iyo mitsima ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu. Bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukire bw'imitsima usigaye bwuzura intonga 12. Abariye bari 5,000, abariye bari 5,000, abagore n'abana batabariwe. Iyi ni inkuru ya Yesu yari ari kubwiriza abantu, hanyuma igihe cyo gutaha cyangwa se amasaha yo gutaha ageze. Abigishwa baramubwira ati, reka dusezerere abantu kuko bwije kandi abantu bataha kure. Baramubwira ati, abantu tubasezere bagire no gushaka ibyo bari buze kurarira cyangwa bari buze kurya. Yesu aravuga ati, nta kibagendesha, nta gituma bagenda batariye, ni mwe mubagaburire. Abigishwa bumvaga bidashoboka, baramubwira bati, nta kintu dufite twabagaburira keretse ifi 2 n'imigati 5. Amasomo rero nshaka ko twiga cyangwa se twakwigira muri iri jambo ni ayahe kugira ngo tudafata umwanya munini. Irya mbere ni uko kugira ngo aya mafi aboneke hari abantu bari bayarobye. Imigati kugira ngo iboneke ibihari nubwo byari bike, ariko nayo hari abari bayikoze, baguze ifu, bagura amavuta, bagura iki, bafata ifuru barateka, imigati iraboneka. Cyangwa se hari bari bayizanye bayiguze. Bivuze ngo habayeho gukora. Isomo rya mbere rero ni ukugerageza ukaba ufite ibintu bike cyangwa se ibintu runaka ugakora nyine kugira ngo ugire ibintu nawe ufite mu buzima bigufasha. Isomo rya kabiri ni uko mu bikeya bihari bishobora kuba byinshi, bishobora kuvamo ibintu byinshi haza abantu benshi. Ntibinahaze wewe wenyine gusa, ahubwo bigahaza abantu benshi bikanasigara muri bike ufite. Ibanga ni rihe rero ririmo ahangaha mu ijambo? Ni iryo dusomye muri uyu murongo wa 19. Reka dusome iyo tunakita nka B yayo ngo, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa, abigishwa bayiha abantu. Icya mbere Yesu yarararamye areba mu ijuru. Nawe isomo twakubwira twakuye muri iri jambo twifuza ko nawe wagira muri bike ubona mu kazi kawe ukora ka buri munsi, inyungu nkeya cyangwa se nyinshi ubona, mu byo ubona wowe ushobora kubona bidahagije, jya urarama aho kugira ngo uganye
uvuge ngo byaranze muri ako kazi bimeze bite, ngo wapi mwana, ngo rwose urabona ngo nta kigenda, kandi mu by'ukuri hari ibyo ubasha kubona Imana igira gutya ikagucira inzira bigakunda. Ibyo ubonye bikeya raramurebe mu ijoro, reba ubura amaso urebe ku Mana ibiguha cyangwa se ibiguhaye ubishimire. Yesu amaze kurarama no kubishimira ngo yahise amanyagura biba byinshi ku rwego bagaburiye abantu 1000. Baravuga ngo ni abantu 5000 kuko nyine babaraga abagabo gusa, abagore n'abana ntabwo babariwemo. Ubundi kandi buriya abagore n'abana nibo baba ari benshi cyane. Urebye aba bantu bashobora kuba baragiraga nk'ibihumbi 15 cyangwa bikanarenga. Ngo bagaburiye aba bantu bose bari bari aho, ngo ibyo kurya birasigara, asabuka intonga 12 z'ubuvungukira. Mu by'ukuri ife 2 n'imigati 5 ni ibintu bike pe, ariko kuko Kristo yari azi ibanga ryo kugira ngo mu bike bivemo byinshi. Yesu yarararamye ashimira Data, ashimira Imana, maze Imana nayo irabitubura biba byinshi. Hari ijambo rivuga, ntabwo ndi kwibuka aho riri, ariko ravuga ngo icyakora ubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe ubizana inyungu nyinshi. Ukubaha Imana kwawe mu kazi kawe ukora ka buri munsi, mu byo ubona wowe ushobora kubona ari bikeya, igakurarama ushima Imana, ushimira ibyo ngibyo guhaye, izabitubura ku rwego utatekerezaga, bibe byinshi, bihaze wowe, bihaze n'abandi bantu benshi muhore wowe utatekereza, kandi ntibirasarangira aho ngaho, ahubwo uzajya ubona birasaguka. Kubera iki? Uko washimiye Imana. Iri banga Satani yarariduhishe. Usanga kenshi umuntu niyo abonye rwose ubona ari umuntu ubona rwose ufite ubushobozi cyangwa se ufite uri mu nzozi zawe, iyo umubwiye ati sha Imana yakugiriye neza, n'abantu twizera Imana pe bitubamo, uzamuntu uramubwira ati Imana ariko yakugiriye neza, ngahanga none se umva nyine ari kuganya ntashima. Mu by'ukuri rero twige gushimira Imana, ntavuze ibintu byinshi. Icyo nashaka ko dusigaranamo hano muri iri jambo, Yesu ahaza abantu 5000, ni ukwiga gushimira Imana muri bikeya ufite, muri bikeya bihari, ariko twumve ko nyine bike bigomba kuba bihari, ugomba gukora. Ntago nanone tugomba kuvuga Imana ngo izatugira neza, ngo izamanura amahano, ngo izabigeza gute. Ubura umuntu udakora wirirwa wenda ujya mu byumba by'amasengesho gusa, cyangwa se uretse ku byanafunzwe, ubura umuntu uri kugendagenda witemberera mu Mana izabimanura bikugweho. Oya, ugomba gukora mu mbaraga wahawe, Imana ikakugirira neza, haboneka byinshi ugashima, hanaboneka bike ugashima. Turabona ko imigati 5 n'ife 2 Yesu yabashije kubishimira, arebye mu ijuru, arebye ku Mana, Imana ikabitubura bigahaza abantu benshi cyane, kanasaguka. Rero iri banga benshi twararishwe, ariko kuko umwuka wera yaduhishuriye iri banga, bavandimwe, mwene data, mushiki wacu, reka ibyo ufite uko bingana kose ujye bigakoreba mu ijuru, uvuge uti Imana ndagushimiye kubw'ibi bintu wakoze, ushimiye kubw'ibi bihari, kandi ngushimiye ko birakora umurimo bikwiye gukora kandi byose bikagenda neza. Imana duha n'umugisha, twige gushimira Imana muri byose, kandi Imana izagira ishobora kugenda iduha umugisha. Reka rero mene umufasha wanjye nawe agira icyo yongeraho, uko biri kose nawe afite icyo yabivugaho, hanyuma tuze gusenga dusaba Imana ngo idushoboze, kuko ni ibintu bitoroshye. Kamere umuntu niyo kuganya no kwiganyira. Umwuka w'Imana niwe wadushoboza rero gushima. Reka akomeze tuze gusaba Imana idufashe. Haleluya, amen. Imana mu umugisha, tugejejeho amagambo meza. Buriya gushima, Satani ajya atera abantu b'Imana, akabatera kwiheba, akabatera kwiganyira, ukabona ko ibintu byose byapfuye mu buzima, ukabona ko byanze, ukabona ko nta nzira. Ariko icyo navuga cyo, ntabwo mvuga byinshi, duhanga amaso ku Uwiteka. Duhanga amaso ku Uwiteka kurusha kuyahanga ku bantu, duhanga amaso ku Uwiteka kurusha guhanga amaso ku bintu. Duhanga amaso ku Uwiteka, kuko niduhanga amaso ku Uwiteka tuzabasha kubona ko ibyo dufite ari iby'agaciro. Ibyo dufite Uwiteka yacamo inzira, tukabona uburyo, tukabona imibereho. Imana yo mu ijuru yongere dukore ku maso, twongere tubone ibintu nyine bituri hafi, kandi byanatugira n'umumaro. Uwiteka buriya aduhaye umugisha, aguhaye umugisha mu byo ufite, watera imbere utarenze kuvuga ati iby'abandi iki, ibyo bivamo ishyari,
Imana yo mu ijuru tugirire neza. Shira Imana imuhe umugisha tugejeje ijambo ryiza, n'icyo nabasha kuvuga. Twasenga Imana kugira ngo yongere iduhe imbaraga. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, twigisha gushima kuko nibyo bikwiye. Gushima muri byinshi, gushima muri bikeya, uko tumeze kose turiho tugushimira kuko ni ubuntu bwawe. Kandi tubonye ko iyo habayeho gushimira mu bihari, ubasha kubitubura bigahaza imbaga nini ndetse bigasaguka. Turagushimiye rero kuko ubanye natwe kandi ko ubanye n'abadukurikiye, nabo ukaba ubigishije gushima aho kuganya. Uza kuba natwe muri byose ndetse ukomeze no kutwubaka mu bugingo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.